Beni ni umuntu mwayo kuvuga ngo arakunditse aranakunda Ruma arabizi simwahuye rimwe exactly ndabizi si wabonaga nkaho mumaze nk'umwaka muziranye ndabizi kabisa Gen Z ni platform yatureze twebwe twaje turi abantu nyine batangiye bari hazi kuba dukora duhora ni ibintu bishasha content nziza ituma abantu bahora banyotewe ibyo ukora gusa twiyeze kubiganiro na Beni avuga ko ashaka gukora indirimbo ya gospel njewe ubutumwa mbugeza ko bari gukorana rero bo hagati yabo biza kuba seri ariko ntabizi Mushumba umaze gukora muri Gen Z comedy show wari umaze iminsi ngira ngo itari myinshi itari na mike utarimo kugaragara hari habaye iki audience none wabonye kwakiriza audience still n'ubundi ni ayindi audience umaranye imyaka irenga 3 kuba yakomeza kwakira n'ibintu bisanzwe gusa nuko nari maze nka show 2 cyangwa 3 ndakora ako nubundi babana bari babandi byari bimeze neza nubwo ntari imberuka ariko umugeni wa wundi umugeni wa wundi ariko imyaka ibaye 3 Gen Z ihari ubona ari iki kituma mukomeza kubona abantu kandi akenshi abantu hari igihe buhura n'abaravuga ati abaperformer ni bamwe sometimes ari usanga na jokes zimwe bazisubiramo kuko guhanga ntago ari ibintu wavuga ngo ni ibintu byoroshye niki mu bikesha iki ni content kuba dukora duhora ni ibintu bishasha content nziza ituma abantu bahora banyotewe ibyo ukora ariko twega dutandukanye n'abahanzi umva aririmba indirimbo yahimbye ubushize ariko ntabwo nakora brag nakoze ubushize so rero content iri mu bintu bituma umuntu yahora kunyotewe umufana aho kugabanuka kiyongera ngibyo Mushumba reka nkuvane gato muri Gen Z uherutse kugira uruhare cyane mu ndirimbo ya Gisubizo Ministries bakoranye na The Band hari ibyavuze ko ari wabigizemo uruhare ko dushaka twumve ira ndirimbo yabayeho uruhare rwawe warugizeho n'uruhe ibaze ko no mu mashusho ntarimo mu mashusho y'abantu bagaragaza ahangaha hanje sinzi nimba ariho mwabonye kino gice Junior yari yankingirije se navuga gutera okay urumva nabahanzi umunyarwenyero ntabwo yahuza abahanzi cyane urumva bose babasanganye ico gitekerezo gusa twize kubiganiro na Beni avuga ko ashaka gukora indirimbo ya gospel urumva twabivuze tudakomeje cyangwa se bwari nka joke ariko njewe ubutumwa mbugeza ko bari gukorana rero bo hagati yabo biza kuba seri ariko ntabizi ngire gutya nje kubona bambwiye ati wa mushinga buriya waje gucamo ariko nyine ni nko ku deliveringa amakuru nakoze ariko ntago sinayanditse sinayishutinze ni nk'ibyo ariko umuntu ari ubwo muri make ni Gisubizo rero yagutumye hanyuma ubwira Ben ni Ben we twabiganira ari ibintu bisanzwe ati iryo jwi ryawe ryo ririmba kandi indirimbo ya gospel garimbana na ministeri runaka cyangwa korari hakatari kuzuka ibyo nari byo numvise gusa ko afite ico gitekerezo yabyumva je nimba navuga na mushumurije abandi nyine baja kubimwumvisha moye neza so Mushumba my guy imyaka ibaye 3 ku banyarwenya bo muri Gen Z ndavuga kuri ba Muhinde n'abandi ndashaka kumenya wowe ni gihe kingana gute umaze muri Gen Z icyo gihe gisobanura iki kuri we mu rwenya muri career y'urwenya wabisobanura umuntu umaze igihe umaze mu rwenya ugikora imbogamizi wagize ndetse akandi icyo gisobanura kuri wowe urumva uyu mwaka turimo bamuhinde baratangira wa 4 nanje uwa 3 nibwo uri kuzura ariko Gen Z ni platform yatureze twebwe twaje turi abantu nyine batangiye bari hasi ariko dusanga ni ikintu kiri hejuru nyine gituma tudastrugglinga duca mu tuntu twinshi duhita dufatira nyine aho igeze biradufasha ni twanavunika ngo dushaka ngo uburyo twamenyekana cyane kuko twari tuje mu kintu kizwe ura ni nk'umukinyi ugiye muri Real uko yaba ari umuswa kose itamenyekana ku kipe ari gukinira iri hejuru natwe ni nkuko byatugendekeye kandi yaradufashije Gen Z yewe niba hasi ariko nyine twabonye ahantu twakorera Gen Z urabona gute mu myaka 5 iri imbere Gen Z mfite ikibazo ko itazaba ikibera mu Rwanda gusa kuko ukuntu imeze abanyaburayi barayifuza abanyamerika barayifuza za Canada za Australia
so ahubwo rero mwe muyifatirane ikiri hano turebe tukiyibona aho n'amaso y'umushumba muyirebe mukishoboka kwibona umushumba nubwo twari tujampinze gato dusubiye muri Gen Z ariko reka nse no gukomereza kuri igitekerezo cya Janvier iyo umuntu arebye umubano wawe na The Ben abona bitari iby'abantu bahuye vuba wagira ngo muri abantu bakuranye wagira ngo mufite mupfana umubano wawe na The Ben ko wihuse cyane according y'ibyo tubona niki like byagenze gute niba wibuka muhura mwajampinze gute umukuru iyo kemezo uribuka izina rya kabiri rya The Ben yitwa Mugisha ni Umugisha Ben Rumi yabikozeho Rumi yabikozeho Ben ni umuntu mwayo kuvuga ngo arakunditse aranakunda nuvuga ngo Ben umunsi wa mbere muhura Rumi arabizi simwahuye rimwe exactly ndabizi si wabonaga nkaho mumaze nk'umwaka muziranye ndabizi kabisa nukuvuga ukuntu ameze n'umuntu wisanzura akunda abantu ikibikwemeza reba muri gitaramo ciwe abantu bo opening nta muntu uba wabaha stage numwe rero uwo muntu urukundo afite iyo nawe asanze umuntu ashaka ko baba inshuti ariko ameze biroroha cyane Ruma arabizi ntago umuntu azayivuga ariko arabizi njewe umuntu mushashi yaje muri Gen Z ninje umuntu wa mbere umuhamagara yaba zigusetsa yaba atabizi ngombe muhamagare mbwira ati bro wabikora wicikine kuko ntago umuntu wese azira hejuru so rero mbona ko ico kintu tugihuza byatumye duhuza nyine cyane kandi Ben afata nka petit frère umuhamagara ngamubwira ati Ben gutya na gutya ya arabyumva kimwe Ben bura hari gihe nka saa 10 z'ijoro amamagara akambwira ati ariko wageze mu rugo tukaganira twicara tukaganira okay nk'ubu ngubu okay sindasora post y'igitaramo canje wenda mwari no kubimbaza ko wenda nawe kubwiye nk'ubu ndi gutegura igitaramo aramamagara akambwira ati se urasinzira nkamubwira ati ubona ibitotsi gute ufite ikintu ukicara wumva nka mukuru wa nk'umuntu umaze igihe mu bintu abagukanguye nyine tu ya urumva rero Ben Ewan ni umuvandimwe mu buryo bwose kabisa ngiye gukomoje no ku gitaramo ngewe nari nzi ko gifite ariko ni igitaramo kivuga ku giserebura imyaka y'umushumba nese ni akazi kwahawe na kuri Saint Valentin ukaba utarashyira hanze afishe bimeze bite kizaba mu kwa gatatu itariki 26 kizabera hano kandi Kigali ni ukuvuga ngo ni igitaramo ni nka graduation y'imyaka maze muri kariyeri izaba ari itatu so urumva rero ndabasabwa n'abari kureba bazaze dusege mushumba ni cye kintu umuntu urumva hazaba arimo ibintu byiza kabisa muzabona ibintu bishashe urumva abantu bo opening noneho nago hazaza babashaje hazo opening abandi musanzwe muzi nindangiza mbakubite story nk'amasaha 2 cyangwa 3 ubwo duse twibaza uzakoresha aba Gen Z gusa nk'abantu mwakoranye urugendo cyangwa hari n'abandi batari muri Gen Z bashobora kuzagaragara kuri line up yawe abo sindabatekereza ariko urumva nimba ari graduation abantu mwiganye biba byiza ari bo babayeho hantu ariko abandi baramutse baje gusa naho ndatekereza nabyo zaba byiza ariko aba Gen Z kugeza ubu ngubu nibo bari confirm Merci abari muri abo ngabo utekereza azaguhostinga Merci nuzahostinga wijapuri mbese izaba ari Gen Z ariko igitaramo reba Gen Z ukuntu ikoze haza abantu bakaopeninga mbere isazi imbere agakora mushumba twumvisha umwana wawe na Ben twitege ko Ben azaboneka mu gitaramo cyawe nurucabana abanyarwanda babyitege none se urumva umuntu ni nko kuvuga ngo wapfuye ku kiro cya babarabuze ntago bibaho afana gwe ngo uzutukana ngo nzantukana kandi abivuze mu kinyamurenge mwe message n'umuntu ari urebe no interview afande ndamukunda ariko sinifuza nimero yo kumpamagara ariko mpamagara mbwira ko mfana ariko by the way ndanamutumiye ni ibintu byiza kabisa afande aradushigikira ibaze ko abantu nyine babumva ko okay no yarameshoninze rino jambo nijye warubivuze nagere warubivuze umushumba abanyarwanda baragukunda mwe mwamenyera umukuru wa Ribu ni umukuru wa Ribu yitwa nabyo turabishakisha abanyamakuru bafite lisanse tuzabikubwira tubikubwira umushumba abanyarwanda baragukunda bakweretse urukundo akanyana umuntu kureba ari bwota amasimbi kandi ugukura cyane
apana tuvuge East Africa n'ahandi harenza Blood na za Amerika hose uwo nguwo niye message umugenera abantu bo kuri YouTube baradusapotinga no kuvuga ngo hano muri show haba harimo abantu batageze 2,000 ariko video yanje handikwaho umunsi imaze kurebwa n'abantu 100,000 ubwo ni abantu bo muri diaspora so ndabashimiye kabisa ni nabo abantu bari mu bantu baduteramo courage ureba video yawe uri umuntu mushasha video isirebwa n'100,000 uvuga ati bizi ibintu ndi gukora abantu bari kubikunda yani nabashimira kabisa abantu beza muzanshigikire mu gitaramo canje abatazohaba inkunga yanyirakenewe niko bazababwira bazanyuze ni kuri momo harandi se wadi limit iracari mugabo bamugani kuko ufite igitaramo kandi bagomba kugutera inkunga nk'umuntu ufite celebration babigenze bate bakora iki no kuvuga ngo ninsora post muzarebaho ndashobora gushiraho ntuze y'uburyo bareba kuri online ariko byo ntibirarangira kubyo nahita mbibabwira kano kanya nabavuga ko batafite imbuga zawe bakubonaho ngo barebe ibintu byawe hirya no hino no kuvuga ngo mfite YouTube channel yitwa Umushumba mfite IG yitwa Mushumba mfite phrase 55 kugeza ubu ariko umfollowinze nagira na 67 kugeza ku 100 tugakomeza tukazamuka yego ndi muri kariyeri ntangira nindi izabera kampu Kigali umaze kumusacinga yego wamuvuga nta kibazo ndakubaza undi yitwa Pacifique je narimbize oke ngambwira umushoferi wa Murangira tsira none ubwo navyo twagize ngo ndebe nimba bisacinga ariko ni byiza ko abantu bamenya nk'ubuntu uzi umuvugizi mukuru w'igisirikare ntago umuzi wowe ntago wari uwungirije Simon Kabera ibintu bye no bariyo nkomeze mbabaze are we mukuru w'inyaragutabara mukuru w'inyaragutabara Alex Kagame byashoboka namwambaza wakoze cyane rero Shumba wakoze ariko ushatse gutumira abantu nyuma tugasoza mitara nyamuneka ndabatumiye muzaze ku itariki 26 matiyaragurwe Mushumba urumva uyu munsi turi kwa 4 ejo kwa 5 post izabiri hanze ndabizi neza hazaba ariho ewana uburyo bwose mwabona amatike na event zabera n'izina ry'igitaramo uko ryitwa ibintu byose kabisa ejo muzabibona murakoze cyane muzambwirira abantu baze amahirwe masomosa yego murakoze